nzarungwa n'umutima utuze nzarungwa n'umutima utuze uwashaka wakinywera amangwende uwashaka wakinywera amangwende. Padiri amenya imboga imbere y'ingoro ye, imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami. Padiri amenya imboga ingoro we irayisha imbere y'umwami. Subiramo wihuta. Padiri amenya ingoro y'ingoro ye. Padiri amenya imboga imboro y'ingoro ye. Welcome to Ufite shop. I'm your boss, the King and the board of director. Guys, muko mibona tusuye. Muri cheza muri gahunda. Kumubona nyakashaka tuganiriza. No kubasura bisanzwe. Ubundi ibintu bikagenda kapo fresh mare. Neza yani. Ati ni fresh tu. Mukamuturutse Batabasuye. badutungari. Ariko hano mushitsi ntazi gashaki. Ntabwo bari fresh nakagonze ko mwaruteguye. Akabateguje n'ubundi ariko nari bito. Icyo mutwakiza nicyo twakira nari. Kumbonera mwe na cameraman. Twabasuye bahita Easy TV show. Bashaka kuganira hamwe nyine kuri kamera zacu. Easy TV show. Easy TV show. Bakaba kwita Banyita the King Sule, the top manager, the Superman. ubwo nawe super manager wa Easy TV show. I'm not the super manager, I'm the top manager. The top manager. Biragenda ariko. Nari kapo. Okay. Amakuru yawe. Professional. Bose bakwitana. Yibanyita man. Bakwitande? Mali. Mali. Yes. Bisobanura iki se bro? Mali. Nangwa nizamari twumva n'ubundi. Zamari nagasiko kaba karaba gutyo tu. Nkuko nawe yese bagenda ni kandi Kigali. Kigali. Kuma imeze fresh no hari. Biragenda urebye. Bari mu dukise. Yo masuka abandi turi chat mu rwego. Nabona bwambare nk'umuntu usa nk'uvuye muri siporo. Ntabwo mba ni muri siporo nyine muri mu rugo. Tagiye ku kazi dore ko kana mu minsi banibereye mu rugo n'ibereye mu nda ya muri siporo. Yari witatenga n'ubundi bisanzwe. Bisanzwe cyera ntabwo wakwambara kuba wayiguze. Reka kandi wireye mu bari ikibazo. Ariko ariko byarwana tunayambaye. Ntacyo bitwara. Ubwo biterwa n'icyo washaka. Biterwa n'icyo wumvishamo uwo munsi ugiye. Bese afite akamenyero ke ubwo twakaje mu kwambara tennis siporo. Bigaragara y'umuntu muzima usanzwe ushaka kuba umusportif. Nkunda siporo byatanje. Kabisa. Uyu munsi turi kwa gatanu ni itariki 26 Kanama. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iri mu kino na Ethiopia. Kwigica munsi. Prediction yawe ku Mavubi abona ari prediction yanjye ku Mavubi nk'abanyarwanda nkababura gufana iwabo. Byanga byakunda tuba tuzi ko tugomba gutsinda. Umwaka wo tugatsindwa ariko intego nyamukuru tugambirije no gutsinda nta kindi. Bisanzwe kwikana siporo. Siporo ndazikurikirana. Umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi amutanye. Agerageza tu. Amavubi nkunda basketball. Yetse niba kumva football ntabwo ndizi. Nyina kubazaga ikipe y'u Rwanda Amavubi nyine Amavubi si ari basketball n'ubundi football tu. Amavubi hari handball, hari Amavubi bitandukanye, hari football. Bana kubazaga Amavubi football n'ubundi niri gukina akanya mu football. Umutoza wa football ntabwo mbizi neza. Byakujabutse. Byaranjabutse. Basket so babikurikira. Byamazina ntabwo nkunze kwita ku batoza icyambere nuko nkunda ikipe yanjye y'igihugu. Byo kwita ku mazina yawe. Hari akintu hota tusabaze mu ikipe y'igihugu. Atatu. Bani ikipe y'igihugu. Bakwara u Rwanda gusa. Wari u Rwanda ariko mbaza mu makipe ntabwo manzitayeho. Ewan, goro mutosate mu rugo ndabari kumwe n'abandi bantu abaganizaho nta kibazo. Ntacyo bitwaye kare. Salamu tonto. Salama. Fresh. Ewan, kumeshe bwije se. Urabona nyine urumva umuntu aba ari kwegereza weekend. Aho kugira ngo yitegure hakiri kare kugira ngo
weekend musanga ameze fresh. Weekend Abasore iteganyiriza kwisokera hera. Urumva ntabwo tutamona tumwe twabura. Bareba nini gayo ukajya no kwisoka. Ne urateganya nka he? Cyane aho ndafatisha neza. Ko bisaba kureba nimugoroba icyerekezo. Naba mapo za nimugoroba zo kuzipanga. Urumva nindangiza gukora utudusuku nyine mpanagura n'agakece. Ngo ntagera kumenya mapu neza. None se urumva abantu uteganya kuza gusohokana n'abahungu n'abakobwa subwo urumva asohokana umuhungu cyangwa ariko ushobora gufata mujama inshuti yawe mukaba mwana sohoka tu mbo ushobora kumufata mugasohoka nawe yawe muteguje ariko ndumva nta muntu nigeze nteguza ahubwo kiretse wenda nkaho wasohokeye uhamusanze hamusanze bamushora kwa mwana urugero nk'ubu ushobora kuba tuziranye wowe noneho nagusangaho bikaba ngombwa ko nabo wari wasohotse ntacyo tukagira ute tukahatwika tunabirenze. Iri joro sateganya gusohokana umeze gute none tugiye ko nta mujama muze gusohokanira ijoro bo iri joro numvaga ngakamacara kamavubi kari kuba ariko nubundi nagari ibintu birenze nuko nyine kancitse ariko ndi kubaho ngo ndabanza nje mu mujyi hari n'akantu nari ndajya kureba nyine bikaba ngombwa ko bwira uyu mukapo nyine muri kumwe tumajije ikibazo nyine tunaye muri modu nziza umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi mwitanga bo umutoza w'ikipe y'Amavubi imbere nari nzi ko ari Mashami Vincent muri football yari Mashami Vincent ariko bahora bahindura ntabwo ndabimenya neza. Reka tunaganize umupeti ntari pro wawe cyaje kugaruka kapote yacu katugate ntari bitatu none se nkuko nicara neza nari icara tekanye cyakwibaza tubazo dusanzwe tutwe mu buzima busanzwe ntacyo bitwaye wambaza warangije kwiga nararangije warangirije Impano hari ibintu kera abantu bigaga bita ngo social studies nayo primaire ariko na primaire umujyi wa Kigali ugizwe n'imirenge ingahe mbaciye imyaka myinshi ariko ngereranyije shoyo ikaba muri 320 imirenge y'umujyi wa Kigali 320 ntabwo mbizi neza iyo igihugu cyose sikumva yaba ari nk'ingahe igihugu cyose takafata uturere twose ukuri urumva Kigali dukubye uturere dusanzwe nk'inshuro zingahe Kigali mu turere tungahe nyine nawe mbwira uturere nanjye ndakubaza irimo uturere dutatu niba urimo uturere dutatu rero ikaba irimo imirenge nka 300 ngakuba n'uturere 30 tugize igihugu 29 dusigaye na turindwi ubwo akaba ari uturere ibihumbi 900 na uturere imirenge nyine byo nkubaza niba imirenge y'umujyi wa Kigali 320 kangahe na gatandatu ngaho hafi yana ariko ndabona mufite n'umupeta hano tu wamubaza ntacyo bitwaye peti bakwitande Kanji Kirisi bakwitande Kanji Kirisi bisobanura iki bisobanura iki umwana w'umunyafurika ariko wanze uri muri rasta tu wanze uri muri rasta wowe nta birenze tu isapo rye bambere ko bitangaje ra nuko utaragira hari haruguru ku muhanda rero urebe papa abari abasitari badanje bakurenze wari wagerayo reka ntabwo ndazagereyo rero baba bakora nk'ibikeze nk'ibintu nk'ibyo birenze nk'ibi byanjye nk'ibyo byawe ibyo se wabyize kwande mana nanjye nabonye intega ziri hari haruguru nyine zabyisizemo nanjye mpfa kubyishyiramo nubwo nabizi nyine tu babyiyongoje nese hano uri bahita ngo iki ahangaha mu Rwinyoni ni muri murenge se umurenge nimba ari uw'Amacuba ariko wabaza uno mujama nawe ashobore kuba yabimenyaho kandi umujama yambwiye ari wambaza mani umujama yambwiye ari wambaza ariko numvaga ngo ni uw'Amacuba nyine tu niko byumva karese amenya ko ariko
akarere wamenya ko ariko akarere sinakamenya nyine tu ntabwo uzi akarere uvukamo ubwo se nk'ubuzimiye bakagutoragura nuko ungana uko bakakurangisha bakakuva mu kahe karere nareba undi mbaza cyangwa nkahamagara kuri telefone si ubwo wahamagara babwira kuri hehe none utazi naho mwavuva ariko njyewe nta nubwo ngera kure kereka mu mujyi wenda mu mujyi wageze ni nka hehe hepfo hose Nyabugogo za Kigali zose ariko banza uri n'umusani tu banza uri n'umusani ntabirenze tu wanaduhereza bihare nabaha tu byadanje baduha akarimbo saa turirimbira ni nk'akara akaririmbo ariko nyine kaza nyine mu kanya tu umusani nyine nk'umusani nyine wagutunguye iyaminiye tu nzarungwa n'umutima utuze nzarungwa n'umutima utuze uwashaka wakinywera amangwende uwashaka wakinywera amangwende nako ngako mbaye nguhaye nyine tu nako ngako unconeshejeho nakandi karimbo se undi musitari waba uzi kuririmba akandi nzakakubwira wenda wagarutse bro uyu munsi ntagahari karahari nyine ariko nzakakubwira wagarutse buri munsi nzajya nguha kamwe tuba twiganiza grafure wacu tu nabirenze nakwikonda ariko ntacyo bitwaye tuniganiriraho ni ukuvuga ngo ushaka kwigana ibintu bisanzwe mu kinyarwanda hari amagambo bita ngo amagorane ko ntari umusizi se ndabibasha ni ikinyarwanda tu ushobora ururimi se ahubwo ururimi wumva neza tu ikinyarwanda n'igiswahili n'igiswahili ubwo none uba nibumva nataka tuzungumuze Swahili hakuna shida endeleye ubwo wumvamye se buriya umunyamakuru wakaba kuzi indimi zose z'ineza satwengereye tu Ranza nyanze wapi ese bro ndashaka kuvuga ijambo risubira mu kinyarwanda ntacyo bitwaye ijambo nkubwira risubira mu inshuro 3 harya ni amagorane uyu muntu nsanzwe nzi ijwi rye inshuro 3 ushatse gutuma ndasimbaga oya nta kibazo nyine yamenye tu yego yarasa kure harya ikinyamakuru cyanyu bakita Easy TV show uyu muntu nsanzwe nzi ijwi rye urumva ko wabishoboye tu nagerageje kane gare kure kwa bro wanjye Musa ameze gute ratse yana banana kwikunde ntabirenze man bro bamve ko gatangiye kumaza ikintu amagorane barayumvise amagorane njya nyumva urayumva wakubwira amagambo se ashobora kubasubiramo nangerageza nabi ijambo nshaka kubwira shanga uzi kwivuga inshuro 3 wihuta padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imbogo irayisha imbere y'ingoro y'umwami wihuta inshuro 3 padiri cyangwa imbogo padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imbogo irayisha imbere y'ingoro ya padiri imbogo irayisha imbere y'ingoro y'umwami wihuta wihuta ntari padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imbogo iri kurisha imbere y'ingoro y'umwami ivuga gatatu yihuta uburyo ngiye kwivugamo nyabwo kwisubiramo padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imbogo irisha imbere y'ingoro y'umwami padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye ivuge ntari bivuge padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imbogo iri kurisha imbere y'ingoro y'umwami ihute padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami biragoye man inshuro 3 wihuta turi kubishobora uyagerageza ariko biragoye batuma mvuga ibintu reka nibarize umupete we ndumva biragoye man pete wabisubiramo wenda byanjemo nabishobora pe bishiremo sasa n'amagambo n'ijambo ngiye kuganyira inshuro 3 wihuta sibyo padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imboga irayisha imbere y'umwami imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami aravuga sasa wihuta buryo niko nibuza kwivugamo padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye imboga irisha imbere y'ingoro y'umwami padiri yamenye imboga imbere we
irayisha imbere y'umwami. Subiramo wihuta. Padiri yamenye ingoro y'inkoro njyewe byacanze. Wabaza n'uyu mugabo wenda ashobora no kubimenya tu. Oye kongera ugerageze rimwe. Padiri amenye imboga imbere y'ingoro ye, imboga iresha imbere y'ingoro y'umwana. Padiri yamenye imborogo imbere. Byacanze tu. Byagucanze. Ntari katwifaririza ubu gapapa. Bro, noneho weho. Basanare. Nawe reka yambaye ijambo risanzwe ry'icyongereza tu. Icyongereza wambaje ikinyarwanda se n'ibyo n'ubundi uza gusubiramo ntariba. Kansuremo ibyo bavuze basi gusore batazagera bavuga iwacu turabaswa byata. Sawa kosora. Subiramo twuba. Padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye, imboga iresha imbere y'ingoro y'umwana. Padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye, imboga iresha imbere y'ingoro y'umwana. Padiri yamenye imboga imbere y'ingoro ye. Neze gutari. Dakuretse se bro. Gerageza. Padiri yamenye imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga iresha imbere y'ingoro ye. Eba. Bro, akandi kabazo koroshe none. Koseka. Nudaseka abandi mani hawa. Nyine nakubaza kandi kabazo gato gato. Ntaribe mani. Hari indirimbo bita Inana. Uzi nyirayo? Bayita bamwitande. Nita Chris is. Ni akantu gato k'agatest. Washobora kuturimbira Inana. Like nk'umuroko rigiye kujya mu mwuka. Cyane nashobora. Ayagerageza ariko. Nashobora. Ngaho iturimbira none nka padiri agiye gusoma misa. Nse ko nari umupadiri. Oya. Ese ntabwo se wageze mu kiliziya? Gerageza tunari. Nagera muri kiliziya. Urabona ashobora kwirimba se mu buhe buryo? Mwirimbe nk'abadivantiste none. Nk'abadivu ukuntu bagenda. Wagira ni nka kwa kundi gasete yagendaga yikaraga. Zikore gutyo sasa haturembere nana nk'ubwo buryo sasa. Shanaga nashobora. Gerageza. Baza kandi kwaza ko karansinze. Ko karakuraniye. Bro. Ambye kare wo musane muri kano gace ukakuna nagutse. None se wagize ngo nabandi bose mani yubabaza usanga nubwo warabasani nakirisize nubundi kuvuga cyo. Kankoyeze no kandi kabazo koroshye. Nohe muhanzi mu Rwanda. Udashumure kuri stage. Udashobora gutwara umufana. Utashobora kuntwara umufana. Hande so. Nkaba ngo wadusabe ngo Emmanuel ngo ba Filivizo ngaho ndabarusha nanjye. Ngaho noneho twereka uburyo ushobora kumurusha muri kuri stage. Turindira nk'indirimbo nyine ushobora guhitamo ko muri kuri stage ugatuga ati bana nanjye indirimbo yanjye bayizamura namukoma tu. Suko nyine hari ukuntu wagera kuri stage mani atari ukuvuga ngo no kuririmba indirimbo. Yego bo bazana izabo urumva ako umuntu wamutunguye uri mu rugo butafashe nakantu kakanoza ngaho agashire ku murongo aba yabasha kubikora. Nubwo nuvuga ngo utatugatse uzasanga ibiro bari style tu. Na kwesta urumva mu kubaza mutungwa nkuko nanjye nagutungura ngo karakanura kazi kwati sinasi ariko rusanzwe ukazi. Yana ko twibarize hajya barya ngo bakwita mari. Mara kabazo kanywa dusoza. Nuwe mustari mu Rwanda. We don't care ko umunyamakuru ari umufutball ari iki. Mustari mu Rwanda. Udashobora kugutwara umwana mumuhuriye. Wese ka afite abafana be n'abamukunda. Nyine muhuriye ku ibi biti mugiye gutereta nk'uko twabura kuri stage nta ntwara umwana. Amuhuriye nyine ku bibi ahantu runaka. Mustari ashobora kugutwara umwana mu Rwanda. Mustari. Ugati kabisi yo kumjuga zihari. Papa cyangwa ntabwo utwara umwana. Papa cyangwa ntabwo yantwara umwana. Reka sibyo na papa cyangwa ntabwo yantwara umwana. None petit dusoza rero kabazo gato bashobora kuturirimba ntabwo ari wenda nabishobora wenda ari Inana
nyine turashaka ngo turirimbire Imana. Wageze mu rusengero kugerayo muri rusengero wageze kugera ngerayo rimwe na rimwe nko mu ruhe wageze mu baki nageze mu ADP turirimbira Imana nk'umu ADP sasa ewan uyisirina nko mu nka ADP ashobora kuyisirina ndabyina se uye nyine wewe uravuga amagambo y'Imana nyine unakoresha geste nk'umurokore ati ririmbe we turirimbire bisa nk'umurokore ariko ntabwo ndayirangiza oya nta kibazo gace gato ugiye yishurindira nk'umurokore kari ubundi tujyane mu nzu vayo baby mwere oya no nk'umurokore ndashaka nk'umurokore kwa mu mwuka sasa yisirimbe nyisirimbe karibu tujyane mu nzu vayo baby mwereke bino baby mwereke fata baby wesuna oya reka riri kandi nizeri aya ndimo ndebya sana iwurunjabana fasha Mr. Day maze Mr. Day abuzidone ndimo ndebya sana no wana fasha Mr. Day binagwera ni Mr. Day ere mukunzi wanjye kandi zabyare Gwino mwidine sinaguha amagenzi sinagukunda genzi forogatifu ndekera wowe amagambo uri kuvuga ni Kinyarwanda cyongereza nyine hari aho ndi kugira aho nkavuga n'igishinwa wenda okay kakivangamo ndetse usanzwe uri ucyumva nyine nacyumvagaho gake tugira amagambo y'Igishinwa nuko yavuga ariko ninyasobanura nta kibazo tunkayizi inzira arakujabutse amagambo abiri y'Igishinwa siko tubwiye biranjabutse ariko ese bigenda sindano bigiye pe bro dusoza akabazo kamwe kanyuma tugasoza uramutse ugeze nko mu Bushinwa urumva ukinjira muri restaurant none iyo restaurant ugasangamo umuntu useriva ari impumyi ariko yumva kandi utazi Igishinwa bigenza kugira ngo uribyo ukeneye umuntu ni impumyi ariko arumva ariko umushinwa Igishinwa karinya ntacyo babigenza gute nareba bagenzi be bakora kandi twe dusanzemo umuntu umwe n'ahantu mu gashuko n'umuntu umwe nawe ubwawe tu umwe wenyine urumva bigenza utuzuye ndakubajije ubwo njye nabuze igisubizo nashaka nawe mfashe tu usibye kuba wamufata akaboko atumva Igishinwa akwemba Igishinwa ariko ntabwo ukiza ariko ntanareba ukamufatisha ku byo ubona ukeneye akabiguhereza ugasiga amafaranga ukigendera ntabindi bro mwakoze cyane wakoze ladies and gentlemen ntabwo dusoreje ikiganiro cyacu twagiranaga n'abavandimwe usanze mu rugo tubasaba gukora subscribe share and comment we are together ciao